Yes, ibihe byiza rero inshuti bakunzi ba Alpha TV ni Rwanda ndizirakomeze neza cyane. Aha turi i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ni ahazwi nko kuri stade ya Pele, Kigali Pele Stadium. Hasanzwe hakorerwa imyitozo n'abantu bakunze gukora gahunda zo kunanura imitsi bazamuka bamanuka. Rero tukaba turi kumwe n'abantu benshi bahari, ariko aba papa baje gukora imyitozo kugira ngo bagabanye ibiro n'ibintu bitandukanye, ariko bajya kureba ugasanga hari n'abandi baje. Hari ikintu gitunguranye hano, hari abantu bahageze bafite imbwa z'inzungu, imbwa z'inyafurika nyine z'inyarwanda gutyo. Babonaga ko nyene ko baje kuruhura mu bwonko. Abantu benshi baratangara ko bati none se ka turebe ibi kubera ngaha imeze bite. Nje natangajwe na byinshi nabonye ndi Alpha nibigira, ariko ikintu navugaga kwa kugira ngo tubaze ese koko izimbwa zo mu bipangu iyo zisohotse zikagera hanze biba bimeze bite, ubuzima bwazo hanze biba bimeze bite ku bantu bazibona cyangwa se z'ubwazo zitwara gute. Twagerageje kubasha gukurikira ubuzima bwazo turebe. Ni abasore babiri bafite imbwa eshatu, harimo imbwa ebyiri z'inzungu n'indi nyine yo muri Afurika. Nta mbwa n'imwe yo mu Rwanda bavangwa n'imbwa y'inyarwanda cyangwa y'inkongomani, upfa kumenya zose zari zo muri Afurika. Ariko ugenda ureba uburyo ki imbwa iba imeze, imiterere yayo tumenya ngo iyi ngiyi ni inzungu cyangwa se ngiyi ni hano na hano. Niyo mpamvu rero nagira ngo mbereke ukuntu nabikurikiranye neza ku mugoroba wo kuri uyu wa 31 Ukwakira 2024, aho narindi rero umugoroba w'isaha 11 n'igice gutyo suza hejuru. Uko byari bimeze, byari ibintu byinshi abantu benshi barimo bitegeza ibyizo mbwa ko zimeze. Ndeka nkwereke imyiyerekano yazo, ndetse kandi abanyirubwite uburyo kibari bari bazizanye. Bamwe nabo muri abangaba abanyirubwite bazifotorezagaho, ubona ko byari ibintu byiza, ariko abenshi babibaza ati ahantu ubundi bimeze bite. Kurikirana ibyo uko hari hameze byifashe hano mu mujyi wa Kigali. Alpha nibigira kurikirana rero gahunda yose urebe ese kuko ubundi izi mbwa iyo zitari mu bipangu byazo zigeze hanze mu bantu bameze bite cyane. Ngaho komeza rubane natwe kandi bwo kugenda ukora na subscribe ndetse na share n'ibindi byose bitandukanye. Uraza kariya gato kagaho. Mama kariya gato. Ya gato niko kazitunga amazi. Sosaza. Sagahayo. Uri kujya gufata ifoto yawe. Ndabyo makuru ngo twatugeze kare rumi kurwani arwana we zirazamuka regadi yaratangiye aya maguri nshuti yahamagaye imwe gusa. Ndeba ukuntu uhita ugenda. Numva icyongereza. Yeah!
mani turazamuka inshuti yanjye ni ukugira umwuga ukurengera ejo hazaza. Nadine n'abandi basore n'inkumi babimenye kare bagana LWD TVET Center, ubu barakirigita ifaranga mu baturanyi babo. Nawe tugane tuguhe ubumenyi buzagusazisha neza ejo hawe hazaza. LWD TVET Center yatanze amahirwe yo kwiga imyuga ku bantu bose. Twigisha imyuga yo kudoda, gusuka, gukora ubwiza bizwi nka makeup, by'akarusho kandi twigisha gukanika amagare ya siporo, bimwe mu bifitiye akamaro urubyiruko. Nawe rero ayo mahirwe y'imboneka rimwe ntagucike. LWD TVET Center tuguha ubumenyi mu myuga inyuranye, ugasohoka uri intyoza ku isoko ry'umurimo kandi mu gihe gitoya. Kwiyandikisha birakomeje ku mashami yacu ariyo Kicukiro na Rwamagana ahazwi nka Buswayirini. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri nimero zacu zikurikira arizo 0784 45 none 51 cyangwa se 0795 98 77 ari kandi na 0782 53 LWD TVET Center, umwuga wawe ejo hawe heza. LWD TVET Center, iga ukore utere imbere. Umuhuza Show, icyitegererezo ku bakeneye ubuzima bwiza. Dutanga serivisi zitandukanye zakubakira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Twigisha abatugana kuvanga amarangi y'amoko yose ndetse no kuyasiga. Tubafite sonorisation zifashishwa mu birori bitandukanye, yaba mu bukwe, amaniversaire ndetse n'ibindi byose. Abakeneye imyambaro y'ibirori, imyambaro y'abageni ndetse n'ababagaragiye bose, abifuza imyambaro isanzwe ya buri munsi. Dufotora amafoto y'ubwoko bwose, dufite photocopieuse ifotora impapuro z'amoko yose. Tubafite abatekinisiye bifashishwa mu gusana inzu zangijwe na humidite, aba kandi n'inararibonye mu gusiga amarangi inzu zanyu zigashashagirana by'agahebuzo. Turangira abakozi bakeneye imirimo, twanarangira abakozi ababifuza. Tubafite abakora akazi k'ubuzamu, abakora mu busitani, abashoferi ndetse n'abandi bifuzwa mu buzima bwa buri munsi. Kubifuza amazu rero, ibibanza ndetse namwe mwifuza imodoka, abifuza kuzigura, abifuza kuzigurisha ndetse no kuzikodesha, mutugane nitwe baranga bahebuje abatugana bose. Akarusho kandi abafite indwara zabazengereje, indwara zirimo amibe ndetse n'izindi zitandukanye, tubaha imiti mugakira mu kanya nk'ako guhumbya. Abafite ibibazo byo kutanoza amabanga y'abashakanye, mutugane tubaho umuti ubakiza ibyo bibazo byose byabasenyera ingo. Duherereye Kicukiro hafi ya gare ya Nyanza, hafi y'ikibuga bigishirizaho imodoka. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 47 29 cyangwa se 0788 33 51 57. Tukurangira aho dukorera. Umuhuza Shop, igisubizo cy'ubuzima kuri buri wese. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu gifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafite inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye ahazwi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 82 04 81 maze tugutembereza ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe.
Muraho, nitwa Nigena Josiane, nkaba nkorera company yitwa MU Insurance, ishami rya Nyabugogo. Product dutanga harimo motor insurance, harimo fire insurance, general accident insurance, engineering insurance, Bama bonds, marine insurance, money insurance, travel insurance, aviation insurance n'izindi. Twabashishikarizaga rero kutugana, dutanga serivisi nziza. Tukaba twari mu imbere ya Beka mu etaje y'uwitwa Jacobo, etaje ifatanye na station SP. Ikaze rero, ni karibu. MU Insurance ni ya kera, imaze igihe iri gukora cyane kuko yahinduye izina. Mbere yitwaga Phoenix Insurance, ubu ngubu yitwa MU Insurance. Ikaze bakiriya beza, murakoze. Lilies Shop, iduka ry'icyerekezo ku bakeneye ibyo kurya by'amoko yose. Turaranguza tukanacuruza detaye, tubafitiye ibyo kurya by'amoko yose. Umuceri mwiza uyu wahogoje abawuguriye iwacu, isukari nziza, ifu ya kawunga ya yindi ryohera uwayikoresheje. Tubafitiye ubugari mwakunze bwo ku buhanda ahazwi nk'igitwe, amakaro na buka, amavuta aryohesha indyo, sauce tomate ya salisa n'ibindi mwakenera hano iwacu. Umwihariko wacu kandi nuko tubafitiye amafu y'ubwoko bwose ndetse n'amafu avangiye hamwe kandi atunganyije neza. Tubafitiye ibyo kunywa, amata meza ndetse n'amazi by'uruganda rw'Inyange. Urahasanga ibikoresho by'isuku, Kotex ku badamu n'abakobwa, Pampex ku bana, papier hygienique ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku utasanga ahandi. Dukorera mu isantere ya Ruyenzi ku cyapa cya mbere cya taxi z'imodoka z'igihara ku nyubako nkihari. Iwacu hariranga. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 48 cyangwa se uduhamagare kuri 0734 tubikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Lilies Shop, ibiciro byacu binogeye abatugana bose. Yes, tubaye ikaze kuri Alpha TV Rwanda. Turabana n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo MU Insurance, ishami rya Nyabugogo, akaba rero batanga ubwishingizi bwose ku binyabiziga. Ibaherereye Nyabugogo imbere ya banki ya Kigali. Bakaba rero wabahamagara kuri telefone igendanwa hariyo 0788453308. Turaza kubana kandi na Lilies Shop, ni iduka ricuruza ibiribwa, bakaba bacuruza detaye, bakanaranguza ku giciro kinogeye buri wese. Baherereye mu murenge wa Runda ku Ruyenzi mu isantere. Bahamagare kuri telefone igendanwa 0788 48 cyangwa se 0730943894. Turaza kandi kuba turi kumwe n'umuhanzi Musabyimana Donati, ni nayo mazina asanzwe akoresha kuri YouTube channel ye. Urasanga indirimbo zinyuranye, indirimbo zinyura imitima, zikanaruhura intekerezo zinaniwe. Ibuka gukora subscribe, koresheya ndetse na comment. Ni ingenzi kuri we, cyangwa se umuhamagara kuri 0788 410981. Umuhuza Show, icyitegererezo ku bakeneye ubuzima bwiza. Dutanga serivisi zitandukanye zakubakira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Twigisha abatugana kuvanga amarangi y'amoko yose ndetse no kuyasiga. Tubafitiye sonorisation zifashishwa mu birori bitandukanye, yaba mu bukwe, anniversaire ndetse n'ibindi byose. Abakeneye imyambaro y'ibirori, imyambaro y'abageni ndetse n'ababagaragiye bose, abifuza imyambaro isanzwe ya buri munsi. Dufotora amafoto y'ubwoko bwose, dufite photocopieuse ifotora impapuro z'amoko yose. Tubafite abatekinisiye bifashishwa mu gusana inzu zangijwe na humidite, aba kandi n'inararibonye mu gusiga amarangi inzu zanyu zigashashagirana by'agahebuzo. Turangira abakozi bakeneye imirimo,
narangira abakozi ababifuza tubafitiye abakora akazi k'ubuzamu, abakora mu busitani, abashoferi ndetse n'abandi bifuzwa mu buzima bwa buri munsi. Kubifuza amazu rero, ibibanza ndetse namwe mwifuza imodoka, abifuza kuzigura, abifuza kuzigurisha ndetse no kuzikodesha, mutugane nitwe baranga bahebuje abatugana bose. Akarusho kandi abafite indwara zabazengereje, indwara zirimo amibe ndetse n'izindi zitandukanye, tubaha imiti mugakira mu kanya nk'ako guhumbya. Abafite ibibazo byo kutanoza amabanga y'abashakanye, mutugane tubaha umuti ubakiza ibyo bibazo byose byabasenyera ingo. Duherereye Kicukiro hafi ya gare ya Nyanza, hafi y'ikibuga bigishirizaho imodoka. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0787 cyangwa se 0788 tukurangira aho dukorera. Umuhuza Shop, igisubizo cy'ubuzima kuri buri wese. Yes, Fisi Shop ni iduka rikomeje kuba ubukombe mu ngo zacu. Babafitiye amasorori meza y'ubwoko bwose, amasahani, amateremusi y'icyuma na plastike. Babafite kandi amakanya, amasafuriya ya yandi mukunda. Babafitiye keto zo gutekamo icyayi wibereye muri sari wawe. Babafite amapanu yo gutunganyirizaho umureti ndetse n'ibindi biryohera abasirimu. Babafitiye blender zo gukora umutobe. Babafitiye blender zikora ji zitunganwa iwacu. Babafitiye amaplato meza, amatasi, plota manje zidutwaza ibyo kurya mu ngendo zitandukanye. Babafitiye kandi ibirahure byo kunyweramo. Babafitiye ndetse na amatasi. Babafitiye amabase n'indobo nziza bidapfa kumeneka ubusa. Muri Fisi Shop babafitiye udupaniye twifashishwa mu buryo bwose. Bakagira utu etajeri tubika ibintu neza. Isafuriya nini nziza zizwi nka muvero zirahari. Babafitiye imikeka n'ibindi wifuza byose wabisanga ariya muri Fisi Shop. Abacuruzi bakeneye ibicuruzwa mugende murangure muri Fisi Shop ku giciro cyaho kiri hasi cyane. Abakeneye ibishingiranwa amajyambere mugiye kurushinga mu ugurire muri Fisi Shop, bizabafasha kuko ibiciro biri hasi cyane. Abifuza guhindura ibikoni byabo cyangwa se gushimwa n'ababagendereye mu ngo zabo mu gihe bari ku meza, mugane Fisi Shop kuko nibo gisubizo cyanyu mwebwe ubwanyu ndetse nanjye ndimo. Bararanguza bakanacuruza kuri detail muri Fisi Shop. Rero nta handi ni muri Fisi Shop babaye ubukombe. Bakorera Nyabugogo ku muhanda uzamuka werekeza ku mutelemuko mu etage izwi nko kwa Materne, muri floor ya mbere mu ruhande rureba kwibagiro ahateganye n'isoko ryubakiwe abazunguzayi hejuru yahacururizwa amashuka. Bahamagare kuri telefoni igendanwa ariyo 0788 babikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya muri rusange. Fisi Shop rero baje ari igisubizo ku bantu bose babagana. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu gifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafitiye inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 maze tugutembereza ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Nawe watugana tukakwamamariza kuri Alpha TVN Rwanda. Waduhamagara kuri 0788
957 kuko turi umunara w'ibisubizo ku bashoramari bose batugannye.